uyu mugoroba nikuje kushimana navuze ngo Imana ihereze umugisha ku byiza byinshi yamuha. Hari byinshi tugenda dusimbuka ariko tukabica amazi tukabibona yuko ari ibintu bisanzwe. Bati uyu munsi wa none naje hano mugeze kugira ngo tuzane muri gitaramo, ariko natashye mu kazi ndavuga ngo ndashaka gushaka abakristo ahantu bari kugenda guterana. Ndiyo ntabwo nari ngize yuko arangaza nta n'umuntu tugeze kuganira. Bati uyu munsi wa none navuze ngo ndashaka kwegera Uwiteka amen. Okay, njyewe nta muntu nshaka kwisobanuraho hano cyane, ndasanzwe ntabwo ndi umutangaje, sinza senga Sunday kubera akazi tuza dukora. Njye nkora Kinyozi, abenshi hano ndabizi ko banzi, ariko navuze ngo ndashaka gukizwa. Kristo, ariko njyewe navuze ngo uyu munsi ndakora umukristo. Njyewe byankozeho cyane, gusa ikintu cyanshimisha kuruta ibindi ni byose, Frank akajya aririmba, nkashyira televiziyo yanjye mvuye mu kazi nkanywa inzoga, ariko nashyiramo indirimbo za Frank nkafashwa. Byamfasha cyane, ariko uyu munsi ndifuza yuko yaririmba indirimbo ndi kumwe nawe hano. Yes,
haracakira satani aho uje kugaragaza sakuri umuriro waka tuzamura imana ishobora umwana ya Isiraheli yimazwe cyane dore ikintu cyatangiye ku mwana ni ukuyiramya ni ukuyihimbaza dore ikintu cyatangiye ni ukuramya imana no kuyihimbaza kandi kuzamutera sinzi rwose rwose kandi kuyihimbaza sinzi rwose rwose cyangwa se oya n'ubusa azasirimba kaneze ntabwo biza bibanza bibanza ziriya muti iyo zamara kumva niriya mutima bigasesekara barasigaza harusha imajwanise turongeye kubakira bene data imana mushimire mwebwe imana mushimire muza mutumira neza natwe twagiye i Rwanda muza mudufata imana mushimire neza reka tubahire ubukeye yego Bwana sifiwe. Haleluya. Ndasa n'uwitokejemo ariko nta kibazo. Mwasirimbye ndabona ishusho y'Amavubi ku musozi abantu bazi amakuru unazidi kupanda ndio sikiza tunasura kupanda amen sabre hau ayongi baza tabwena mesema ngoeleza miti kumesikia mambo abantu Yes.